Waza people men ndabasuhuza mwese aho muherereye hose nkomeza kuvuga ngo felicitation yo kuba mumfite nanjye mbafite nibyo kwishimira. Uyu munsi tugiye kuganira kuri episode zasotse kuri Till the End of the Moon. Mbibutsa ko muri iyi minsi ngiye kuzabaganiza kuri filime tugiye gusura bita Fate Chooses You. Fate Chooses You. Indi nkuru nziza Fate the Heart tugiye kuyikora. Tumubizi ko twagarukiye kuri 12 no tugiye kuyikora, ariko aka kanya kubera ko Veil of Shadow ivuyeho tugiye gutangira yitwa Fate ko ndi kuyibagiwe, ariko iraho ngaho gusa nayo nzayabwira. Uyu munsi reka twiganire kuri filime zasotse cyase kuri Till the End of the Moon, kuri filime zasotse. Bango mutabona nafatiye ahantu hamwe cyangwa se afatira video ahantu hamwe, biba byatewe nuko umwanya ugenda ubura bikangombwa ko dukora twifashisha video nyinshi zisa nkaho ari zimwe, ariko sorry nimuza kubona amashaba bangamiza mbwa duhindure, ariko nyine mujye mwihangana mu gihe twabashije kuba twamwabona video nyine zisa nkaho zigiye gusa, ariko siko biri guys. Uko biri Till the End of the Moon, akakanya twageze kuri episode 20 yahagize, ubu nibwo zigisohoka. Fata nomero yanjye muri screen unyandikire niba kwa DJ ubona ariko gutinza nta kibazo, WhatsApp yacu irahari. Niba ushaka kujya muri groupe ukajya ubona update utaje kuri YouTube. Gusa ariko nanone kuri YouTube ni byiza ko nanjye mumfasha kubona watch time, nkaba nakaprayinga nkabona monetize nanjye nkarya ku ifaranga rya YouTube. Ibyo nabyo ndabikeneye, gusa nzabikesha mwebwe bitewe n'ahantu muri kugeza video. Ku muntu wagejeje ku munota umwe cya kurengaho uba wamfashe kabisa, wamaye iyo minota yawe. Iyo like irakenewe, niyo subscribe. Komeza kuvuga ngo wanarenza mu mbaraga zanyu, mumpereze watch time kujya nanjye na praying. Ibyo birakenewe, kandi ndakeka kureba ibintu byiza kuba akakanya ubyuka mu gitondo ugafata iminota 3 ugahita umenya ko filime zasohotse, ukawagenda kwa DJ ukavuga nizana, cyangwa se DJ wanye niba atakora ibintu byiza muzamuze nanjye mukorera umuti muzibone vuba. Ibyo ni ibintu ku bantu mudukurikira kuri YouTube, mu bantu badukunda, ni ibintu ntakanga kubakorera, ni ibintu nabakora nishimye. Ubwo rero ku mutekano wanjye n'uwanyu ndabashimisha mu buryo bwiza, mu buryo buri royo. Icyo ngusaba no kwandika comment mukambwira ngo komeza ujye duha update. Zinduka mu gitondo uze wandika kuri YouTube The Great Nexus, uko byanditse muri screen ujye ubona update. Nimushaka na filime zirangira nzajya mbibakorera, nzajya mbatangariza zasohotse, yaba za Rocky, yaba za Bill, yaba za Morfire, yaba za Muniga wo mu Burundi. Ibyo byose byakorwa mu buryo bwanyu nuko mwamubishaka. Reka mbaseze rero, nkomeza kuvuga ngo mukomeze mugubwe neza, like yawe kugira ngo iyi video promoting na sharing ku nshuti zawe mu gihe biri ngombwa. Thank you.